kugira ngo amvuguruze ntawe ubundi koko iyake bimeze bite nge filime irengeje icyumweru ntago nayikora the big hit na DAD dutangiye ariko wa kane ufitiye impano mwana you ninde Sammy the bull? ni Sammy I diced him up a little. Did you clean him? wamwogeje se mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye umwazaniye undi murambo muri ambaraje ngo mwana ngo ufitiye impano nkuzaniye amuzaniye umurambo nawe ujye ndebera amuzaniye umurambo wamuzaniye ngo ni Sammy bimeze bite zini intangiriro yamuhaye umurambo w'umuntu yishe mu mufuka undi arawutwara wamuhaye yitwa Sammy ngo nagenda ubike Mark Wahlberg nure musore dutangiranye muzi muri season bide nako ni film irangira yitwa Shooter dore nuwo Diamond Phillips ndamukwereka nawe ni icyamamare Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse ni umurambo bazanye the big hit bimeze bite bazanye umurambo yarawuzanye Christina Applegate umurambo awushyira hano muri lavabo awushyiramo hano hari abogera muri bathtub ashyiramo umurambo nta magufwa y'umuntu bacagaguye bano basore nimba ari abicanyi nimba ari biki binye bisha umuntu umurambo awushyiramo hano yasya na yamenete buri kumba hari gushyira umurambo hari uwinjiye Antonio Sabato Jr ndamukwereka mwibuke muri The Base si murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayizi The Base igice cya kabiri akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira w'umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibi cyo mbona ni karashika uyu nguyu ari ku murambo winjiye Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Mubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose waruri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabuno kawe karacyakora. Favor for Vince because he got that thing this weekend. Look, Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? Ndagira ngo amagambo sasa umugabo aramubwira ati ntabwo ubona ko narindi gukora sasa uyu mugabo ari kwereka umugore w'umurambo sheri ntabwo ubona ko nari maze icyumweru ndi gukora yereka umugore w'umurambo sinzi niba mutayibonye ngo urabona Vince ngo yanzaniye umurambo ni gute akuzana umurambo hano hari ibintu byinshi ugomba kwishyura Shit. No, sir, you're gonna take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame ass. kugira ngo ujye ukomeza ufashe inshuti zawe ni gute uzamenya inshingano zawe ufite mu rugo ukazishyura $25,000. ibihumbi 20 by'amadolari Baby? How did that happen? That's Ni menshi. considering the mortgage. umva uzi ko harimo n'ideni ry'inzu amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki baragwaye ideni The note on my jag. nanjye urabizara amafaranga uba ugomba kumpa nyine yo kwiyitaho All the other expenses. nta karashika nzayapfu sheri ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo kandagira muri ya magufa sike mu murambo Kinda cute. Who is that? uyu ninde wapfuye Oh, that's Sammy the knife. That's when it ni Sam the Knife niwe wapfuye That shit turns me off. bino bintu bituma biranzimisha bino bintu bintaninze off gonna leave. nimba yari ari kwaka sinzi yahise acongo biramuzimije Your fiance. Aye. wana wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu bidatinze sore yaje kuriro garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo arabangutse cyane Mark Wahlberg zakura atangira kuzicanga ibyo acanga yiswe Mel Katurore yagarutse yitwa Mel sore ari mu myitozo ni mu gitondo cyo tubonye cyereka umukunzi w'umurambo umukunzi we ntagire ikibazo ntahungabane urubona ko narindi gukora urubona ko turi mu kazi nyagasani sore yaje kuri no tangira kwitoza myitozo gitondo arabanza n'ibyo akora arabiza arabangutse urabona nimba akazi akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi ugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko John Woo yamenyemo amafaranga we na Terence Changa na John Eckert Wesley Snipes ari muri ba producer muramuzi Wesley Snipes murabibonye ko ari muri ba producer Beno Ramsey niwe kanditse arangiza umwitozo hano Hey, yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light. Check out the six-pack. Hey, man, it's only 6-pack, man, when Antonio Sabato. Guys, umusore 6 days a week.
man ngiye maze iminsi myinshi ndi muri tize man nkuri baba Whole ni life. ibigoryi bitatu Last- menyera abakorana n'uyu musore Boss. bari hakuno bari koga ariko ntibadutera umwaku I never needed to. I've been fucking since I was 10. man umaze iyo minsi yose utabona n'umugore wawe umva ntabwo ari ngombwa mbona n'umugore wanjye kuko ngiye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntabwo ari ngombwa rero mbona n'umugore wanjye uyu munsi Boss, ni urugero ruri hano we're gonna be. Hey, yo. namye nkora akazi guhera ku myaka 10 narumiwe gusa akazi kose Discovered ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance, huh? bano bari hakuno ni bane bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo tugaruke hakurino Anybody. baje hakuno menyera abafundiwe nimba atari abayedi Smell. bari hakurino baragenda baganira Taking my man to the clean. Especially shit. man ngiye noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira ni insoresore ni bane ni abasore bane bakora akazi kamwe baje hakuno menyera abafundi bazakurino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse bazakurino izi ntangiriro zako Damn Caribbean, Mediterranean. mana bo Caribbean Mediterranean kumva mwana Very wrong. bacaho Hey, yo, Vince, you know, you really need to get on that weekend job when we crunching gum, you know? We could use... umva mwana Vince urabizi ko nawe weekend uba ugomba kuruhuka man weekend bagomba kuruhuka buri mwaka bari kumwe na sheri we All right, gentlemen, basore synchronize. mushyire isaha zanyu ku gihe nimba bagiye mu kazi ziba zigomba kuba ziri ku gihe iminota bemeranije kugira ngo ataza kugira uyirenza baza kuno bakura y'imbunda niba abasore dutangiranye nyagasani none bafite ifoto y'umugabo menye rero bagiye kurangiza baza nk'abafundi cyangwa abayede ariko bafite izindi nshingano kure y'imbunda ye katurore bimeze biti ni bane baje hakuno bari ku isaha zamukano You know the drill, baby. To his phone. mani fata chance mwana agenda uzimye umuriro amuha chance ni abasore bane ni abarara uriya caho uzakurira mubona ariko nyibuke muri Jason ziririko ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi ndayifite hano ejo ndumva nshaka kuyibaha ari kumwe na Jada Pinkett madamu Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura amazina y'ubwo mba nanze kuyababwira mbishaka ariko mba muzi zano nyine mbanyazo wese mwishyuye mwayishyuye erega nta n'isoni hari uwari ukopfoye inyuma ngo yatubwire wishyura ndi tugaruke hano kandi ubwo ni Savimba ubu bivuze nawe hakurino As agreed, nk'uko twabivuganye Hans under 20. Midwestern, no tattoo. nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 bose nk'uko abadutumye turabakuzaniye bose bamuzaniye utwuki hakurino uwo batatse ni umuherwe afite abasirikare bamurinze A1 bana baje ni bane mwiyaciye hirya ngo agiye gukupa amashanyarazi bano baza ku muryango dukora umuti kazi kose hey! nuko dutangiye njye narakubwiye ngo uzanira filime z'isi katurore oya kure yakupa amashanyarazi kugira biranga gatanu kane gatatu kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuntu akupa amashanyarazi ikigoryi ko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye ipense ntoya nyagasani wapi twongere tubari saa zabo ziri ku gihe kimwe gatanu kane kirabara amashanyarazi ava mbere yuko bagera kuri rimwe bose aritegura bose babimuhaye akanya ko kwitegura bimeze bite katururi twagiye uyu baramushora abanza y'indani sasu faya bano uwa mbere ca bugufi rindi katurore nuko tugatangiye sore bigenze bite DJ unkuye mu mavuta generator yari itinze kwiyatsa ubundi hano y'umuriro ubuze ntumenye ko wabuze generator itayaka mane bimeze biti dusubiye inyuma gatonya nk'amasegonda 5 sinayasubira inyuma ngo nyerenze ega ndi professional mu byo nkora keretse mwaranyibagiwe ninjye kimobo katurore bano baritegura twagiye sora banze y'indani bamwise men fire wa mbere cyabugufi undi night vision zimufasha kureba ninjoro night vision goggles niko bazita katurore nabazishyiraho sasa arasibye atabona
sasu bararasana kandi barasa bagenzi babo sora kingura hano bitu tubamena amaso tubamena amaso kurira umuriro ruba rwinshi ntabwo ubukireba wambaye night vision bagashyiraho amatara amaso yawe arameneka ntabwo wabasha kureba we yinjira yambaye fime wambaye night vision bamenya amaso bakuzana umucyo mwinshi wambaye night vision bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana arabikaraga nuko tugatangiye bakwaye bag mazina nyakuri gobetse mu mazi simbano It's getting thick in here, fellas. I need backup. Mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabaginga birashisha hirya turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha twinyweremo mana arabayifasha uriya turamuzi ahubwo tumwe mu rugero ibigoryi biramwize ntago arwango biramwanze birifuza kwapfuya ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe ndabizi kari mu bifasha ubanza twinyweremo musaza nkongereremo se nkongeremo kakanyanga biri kwinywera yabihamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi kumba akazi karimo wenyine byamuvunishije nanjye riga baramvunisha simujya mubibona turore kure hakurino nagamindani nagamindani bose baramucikisha abakubita za tiya gazi kubita ibyotsi byotsi birakurya n'ubu ureba urasa uraho gusa wasamye sarakura hirido arabareba neza abarasa umugenda ba mbere garuka kurindi rido abarebe neza mu myotsi bari kubabona abona undi aramumena yakora arabizi n'abicanyi b'abanyamwuga uvuyemo hano sasu bamushyizemo vayo n'uwari witsimbye hano sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe sora vayo yitonze It's okay? bakobwa bameze neza I'm really sorry about the mess. mumbabarire cyane kubibaye nuruhese shamva ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye hano barinjira ewana turasaduye biza birasa imirambo nibigoryi turasaduye abandi bari byamuvunishije niwe baza abantu bandi twishe haduye nibigoryi umwe amazina nyakuri ni Sabato Gicana ibi baby umeze mutese ibyuki Make you part of my complete breakfast. Yo, baby. bazanye nkabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast ya nyamugitondo Fellas, we gotta go. Quit wasting your time. mwabakiga muri kwangiza igihe dukora akazi Find Mel before he gets my bonus. Damn lesbian. mwabire lesbienne mwe arabatuka damn lesbian caho Cisco, where the fuck you at? I need back. mwabagenga mwe murere kuko mutaza kuntabara mani turi mu kazi kose biri kumubeshya bari gukora akazi azi ko bagenzi be nabo bari kurasa kumbi ibigoryi byamutereranye atururi sora maze ziri ku mugozi hano fayo zamuka faya amarukana none kuri rasoro irindi arabafite akura umugozi barika gutyo sasu gasani irindi pusha faya turori barika ko nabibazaniye ariko moncheri zoneri bosi we bosi ngiye bino bintu bivuye pagasi n'ubundi baramurasa yari yanze kurinda bosi ngaragiye ndapfuye bosi ndapfuye ashaje yanduranya yarari mu Twanda 18 kuzamuka arasa n'ibyo atabona kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona ari kurasa ibyo atabona sansere zamuka si ibyo atabona ibintu ni amakosa ni uburara bubi wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri bose njira muri lift kugira biranga fire baramumena sasu wa musore yagarutse nka Mary bona abandi baje bane hari abandi baje basaza mu ntabare abandi baje
isasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashiramo ni kamasegonda amanuka umusore afata umugozi yanaca ishene sinzi aco kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurare faya mu nyubako aturika manuka nabi umugozi uracika yamanutse agana muri pisine manuka mu mazi atyo mwakoze akazi keza amafaranga yanyu Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your amafaranga arundi n'ibihumbi 20 ariko fata bonus bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, mva. Got the bonus? What? My bonus kucyere muyihaye kubera iki? Yo, Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya niki gishaka umuryo. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nk'agahimbaza musiki umva ngiye namwiyiciye ndabizi. Now whatever you say, you know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngende kubeshya uravuga uko none se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus ninjye muyiha. If you say that you're the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga none se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe nge ndinde wo kuvuga ko utamwishe aryo ni itika bashyizemo nkuko mbikubwiye nyine nta kintu mpindiyeho nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se nge ndinde wo kuvuga ko utamwishera gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye yabonye yaba yibyara yimuha cyaje kuyiserebure abantu muginga yisa yimpa bonus. Mayor, I don't appreciate that shit, baby. I tell you what, just to show you how much love I got for you. You know, if anything were to happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyenga gira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana uri kumubeshya ruramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane buriya rukuntu ukubona n'abantu cyangwa muri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga akababeshya mukabibona mugakiyora mukayaga wa muntu uba wahemuka nyine kubera inoti azi ko atapfa. Cisco, man, that's just like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ari hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka ritahira. Ni Mavi ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katururi. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house again, asshole? Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yaribeshye inzu kubera naba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Ari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino umusore. Nuko dutangiye n'umwicanyi. Abari mu gakoto bamanuka bavuga ati mbega umwana mwiza ura mwana buri akora hehe. Kumbe umwana n'umwicanyi. Ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa. Akurino dora kabatike. Kuva ukazi nyine akaza kamanika ibikoresho. Buri gikoresho kagishyira umwanya wacu nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze. Nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe. Nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistol ari icyuma ijambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Melvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform Umva ninjye guhamagaye muri Sunday Night ndari June. lives out for over 2 weeks now. Wa muginga wanzaniye sedewani ntuyigarure. You kill. Aranamukupa muginga araza gakodesha sasa nibyani ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine filmu kajya kuyireba kazayigarura. Ni naha turayifite muri Rock Entertainment. Sasa kare June bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong lives tape? Wabonye cassette ya King Kong ko nyine bayishaka. Umusheri we. Now, do you think my ass is still part? Ese akabuno kanjye urukiga karacyameze neza. Go ahead, just Mva koraho umbwira. please. Mbwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Sister, Sigiye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ako mu teenager rwose ntago ukecuye humura. Yego koma none ndi mu kazi uri mu kazi kombi. Invite Mom and Dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. Bazazisho.
Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for aya ni amahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta Just been waiting for the right time to tell them. ntabwo rero ubwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyine nawe yamwambitse fiançailles ababyeyi b'umukobwa ngo ejo bazaza That I wasn't Jewish. ababyeyi bawe se ntibari bundakarire ko ndi umuyahudi uyu mukobwa uyu musore ni umuyahudi sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi baba babanga ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa zasanga ahantu hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bantu iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa uyu musore bafite ubwo buriya si wanyu ntibari bunyange ngo ndi umuyahudi abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'i Burayi hehe barabanga tu sosiyete nyinshi bazibayemo barabanga yego Food, Melvin. Anyway. Narambo ntago bakunda kubwije ukuri nukuri My savings account and I lent it to Dad. ari hakuno ndashaye Money as you make and with my salary that will be fine until they get back on this. sasa ingo yarambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanjye nibamera neza bazayadusubiza sasa umusore disi baramufatirana wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga kumbe dore wa mukobwa bari kumwe umwe mwakaga 25 dore nguyu yayibizanye mu bapfubuzi uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa bamutuburira dore uwa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy ahita yazana hakurino ratafata amafaranga nayatse sheri wanjye dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imiture n'undi wo ku ruhande Honey, sheri are you away? sheri umeze neza nakangaka kwibuke ngo kuri konti yawe kuri 500 I'm really starting to dislike you. Melvin nje nanjye no kukwanga nakwanga aramwanga arakanguka kumbe yarotaga bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga araryama kanabirota kibazo ki ko bwari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka make kororu kugira ngo bereke ko bwakibihira byashize mu maso buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka make kororu ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza baragowe Yo, Cisco, what's up, man? Cisco bimeze bite Hey, that thing you got going on for tomorrow? ejo arakazi gari sego akazavugura kumva naye tugaruke kuwa gatanu turi Friday arakazi gahari baramuhamagaye ngo arakazi kose iyo mbwiye akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know what? That's no. Ntuzongere kunyita umwana man iki ntabwo nyira akana sasa ari hakurino ni DJ Kiki DJ Kiki yari hano wo muri Beta Studio Man, I don't know about no kidnapping shit. when the Lord of peace. Word up. All right, here's the deal. hano ku rukazi kameze Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. ati hari umuyapani w'umukire witwa John Nushi ati umukire bita Nushi Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari Nushi niwe tugiye kureba yego ni umukire Hey, baby. Richest motherfucker on the Eastern Seaboard. How you know he's gonna pay? umukire Nushi ni umukire cyane Hey, yo, Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gon' pay? How you know he gon' pay? Come on, I got this shit mwana covered. ukavuga nk'ibici mwana ngo turabikora gute He got millions in cash just laying around his fucking crib. This motherfucker loaded. ikintu tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa w'uwo mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo uwo mukire agira amafaranga menshi bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi tugaruke hano ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga akahita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba Muzehe Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye sasa abasore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke nta natana afite hakuno bari kumuteza n'ingaro mu nzu ye Jiro, you knew the market was bearish. That was a risky move, making that move. ati muzehe wari uzi ko ibintu bitameze neza ko ritameze neza urangije ufata amafaranga uyashora muri iriya filime none dore bitumye ukena ziriya filime zo hanze ziba zihenze mu nceri ugasanga umuntu ni umukire wahubuka gatonya filime imukinishije iragukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi ubuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore iramuhombeje sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abihe amafaranga umusaza yakennye nta natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombeye none n'inzu ye bagiye kuyigurisha I understand, Gerald. Cold Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it.
sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mbuze ibintu ko bitari gute ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti ntiyakurira no mukire ishyira amafaranga muri filime arahomba uretse wumva ukuntu uri kumugira inama muze yakennye burundu ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka nyine yari movie nziza igiye gukorwa pe ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha dore na poster wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muzehe ari kwireba niwe wari uri kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muze n'intebe turayitwara ntago tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije gute muze fata udufaranga twitiki amafaranga yo kwishyura imuzini no dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye ndaga niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta n'atanu asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko yabimeze You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitches zawe jya uzikontora mani zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitches zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be mbega bamugeze nka Nshuti Joseph nawe hameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara both them bitches if they really do that much shit I say them both their asses what the hell is that limo I can't man iri musini zanye karakano ubundi iri he what you mean you can't I can't Cisco I just can't okay how the fuck come you can't dump these two whack ass money grubbing no respect giving gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye ubura aho yasamye idea of those two women not liking me is more than I can stand I can't stand the idea of anybody not liking me okay umva njye none reka nkubwize ukuri njye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira sasa uyu musore afite ikibazo impamvu ituma bari abakobwa barika bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti umuhoro kugira ubashimishe gusa sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu reka niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mba nzi ko namwe mutankunze reka ndabazi munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu so people you murdered in the past 5 years mwumva bantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe ese urakeka ko baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde hari imodoka yaje yakurino hello sheri dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe uri kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na sheri we kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri umwe wari bushimute yasubiye inyuma ufite imodoka yanjye ufite ikibazo ra sasu nta mikino iyi ni limuzine igiye gufata umwana ku ishuri iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata uwo mwana akaba bamushimuta ngo barangiye ikiraka n'uyu murara doni niga ni ka DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma sawa hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka sasa iyi nguyu reba ifoto This is the girl? uyu niwe mukobwa No, it's your man. oya ni mama wawe wamuginga ntukambaza ubusa nta mukobwa bagiye gushimuta
ka wa muyapani. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa w'amafaranga. Papa yakinishije filime arahomba. Filime ye yarahiye, yarayidirectinze, yaranayikina, ibintu byose. Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? Bye bye, bye bye. Kumba gikobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahungu ku ishuri baba babeshyanya. Deserved and hard-won reputation. Yaje kuri no. Come on, stop. Uretse ariko rikiro. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Ni rushimusa. Ose w'inkoraho. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually... No stress sanzu ntwara ari he ntawe uhari. Is it short? Ibi ni ibyawe? Yego ni ibyanjye. Musore afite discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta. Ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu. Yambaye barafinda style. Mabuja mwinjire. Cyane stress ziko cyari gisanzwe cyintwara kitafunguraga umuryango yikirasamye. Yazaga. Shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashiramo niki. You can get a ride from somebody else. Say ibyo ngibyo bihuri bugutwara. About me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. It's a fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You can be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shira mwana igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi. Iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes sir. Umusore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utareke Eric mabano wamvuyeho. Mabano Eric yafatiranye umunana. Mabano we, mabano Eric. Kwiyamye. Ava mani mazi igihe. Kwiyamye Eric mabano yafatiranye umuntu. Oya parika imodoka hano. Cyamabano kiri mu biki. Hano inyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano. Musore nta mikino afite n'umwicanyi. Yesu Kristo sibiki. Biki. Right, he's gonna take his hand off your mouth. Kobwa baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Mani ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage narubwo azikurasa. Subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani ibyo ntacyo bivuze mwana. Nasi musore disi afite discipline afite n'ukuntu. Right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niwe babwira ati namwe mwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagobye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa cyacana. Muko soma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagira ukurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tari yize kibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese bakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million, Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi ubundi ibyo ntabwo bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What? That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Gende kuvuga ibyanditse wambwiye ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. So it's really fragile. Mana harimo ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandikure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses.
ijambo ritabaho bari muri businesses ibaza ariko icyo cyongereza Who wrote this? ase ibi bintu ninde wabyanditse ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses niyo barimo iryo jambo ubundi ntabwo ribaho Crunch! What? kigwaryo kiki niwe wabyanditse nta wundi waba wabyanditse I think he's pissed about the note. man menye bakurakara rero wabyanditse Businesses, that's what it says. You told me numva to... ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse business bayishyize mu bwinshi read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... bano bajinga rero bameze nk'aho bafite kushaka kumfata ku ngufu Don't. kigoryo wivuga ibyo bintu vuga ibyo tukubwiye Give me a fucking pen. zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana zana pike uyabyiyandikire kino cyari cyanditse cya DJ kiki ntabwo kizi kwandika menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire cyamu kibura mwaka soma hano Read. soma read Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. papa nashimuswe ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi simple ntabyo kwandika ibintu byinshi Perfect. byiza cyane bagashyira mu modoka kagoryi nakanyeshuri papa wako ni umukire Tell my player, here go the scenario. So Chantel is cool, you take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. umva urabizi wa mukobwa wundi ujya utendeka witwa Chantel wibuke ko atari mu rugo uyu mukobwa twashimuse ugiye kugenda umubiki wawe sasa uyu musore disi kubera muri iyi kuru y'aba barara ariwe witonda ni Mary baramufatirana umukobwa bashimuse bahise umuhanga bari umujyana mu rugo uyu mukobwa twashimuse mujyana iwawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantel uhamubike kuko Chantel ntawe uhari iriya limozine siyo tuyikorera iki sawa reka twe tugende tuyitware What's your name? rimwe ubwo ni limozine nyine Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, alright? Yo, can you, ride? Yes, I can fucking drive. baza kuri limozine bayitware bamaze gushimuta katorore tugaruke muri ya midugudu waje hano Hi, honey. bite hani kumbe wa mukobwa wibuke yatumiye ababyeyi be ni kaga karashika Hi, Dad. How are you? bite papa So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. baje akuri no mu rugo Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. umujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha nanywa inzoga uya uze ntabwo yemerewe kunywa inzoga Yeah. Now I'm not criticizing you or mama sindi kukuvuga nabi wenda ariko It's just that mama urabona maybe you should mama dress your age. cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe I mean, look at that over there. You got him dressed like a villain. reba nka papa wanjye bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe jya wambara bijyanye n'imyaka yawe Dress exactly the way we feel. Come on, look at you. mwana wanjye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni ibaza umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe baba babyeyi usanga ni umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri uzi ko uri umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe You okay? meze neza ka gakobwa yashimuse yakazanye hano yigo yaje ukereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunlight ataratirura imwe yirirwa amamagana ngatirure sasa dore nyiri inzaraje Hey, Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi Or should I say, do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantel. I'm really starting to dislike you. Marvin njye nangiye no kukwanga kandi amafaranga ntago nayabonye Find my muretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana ngakura mbega kwa nshuti Joseph bamushimuse bamufunze n'umunwa kugaruka yakurino bimeze bite bashimuse umuntu barashaka inoti kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya Danje karestara kumbe studio na amafuti arestara My phone is plugged in here. Now this motherfucking Trace Buster is gonna keep that motherfucker from Trace. urabona ino Trace Buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi Trace Buster yabo iti yabituritse iyi yacu turitse yabo za Trace Buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenya urahagana hehe ira Trace Buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi itigitwika nyine itigituritse Fucker try to bust your trace with a Trace Buster. niyo bafite Trace Buster yabo igomba guturitsa iyi yacu kugira ngo badukurure iyi yacu ifite imbaraga zikongera igaturitsa iyo yabo bafite Trace Buster igaturitsa iyo Trace Buster mada ntuza ukuntu kiri kuvuga cya DJ iki kikongera ijambo mada fa
Right? Chumikana. Play, motherfucker. Yo wabonye rero ncometse indi mada. Ntago narengaho. Ngerega ndiyubashye ndi VIP. Siko mpumura. Ako nino. Kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura. Agiye kwiyahura yakennye. Atari yahura telefone irasona. Wa musaza bita Nishi. Filime yamuhombeje arashaka kwiyahura. Filime yarayikinnye yarana acting. Hello. 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 Nishi. Nishi. You don't know me, but Agunzi. You may want to hear. Ariko urashaka kumva ibi. It says businesses. That's Papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti. Abumvisha record itari wiki subiza inyuma. These sexually frustrated. Bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu. Buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse. Asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Buretse wumva. Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buroso bw'amenyo. Mwabigorye mwe muri kunesha umwanya. Sasa bamuhamagaye batarashyiraho yamajwi umukobwa yavuze nyuma. Yarajijisha. That motherfucker had the nerve to hop. Man yimada ntuzirangubye man niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura. Abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya. Tariyahura. Telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa. Ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga. Nubundi nubu ntayo afite yakinnye niyo mpamvu ashaka no kwiyahura. Uzavaye. Allo? Subiza inyuma. Dad been kidnapped. Send 1 million or Papa nashimuswe $1 million cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo ntago kikureba dufite umukobwa wawe. She. Okay. She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be. You know what I'm saying? Umukobwa muri kanya ameze neza ariko rutubona amafaranga ntago aribuze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Ntakenye na natanu mfite. Fuck with us, mister, or we'll send your daughter back to you, little fuck. Umva tugiye gukoreza umukobwa wari uducece. Ashyiraho Blackbuster kugira ngo akurure bari abantu bamuhamagaye barahaganaye n'amasura yabaze. I understand. Now come. Ndabyumva. I'll let you know when the drop goes down and no cops, all right? Ejo saa 4 nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwirana uzana amafaranga. Trace his call, because it won't do you no good. Baramukupa. That's how you do shit. Nikuri abakora akazi. Shit. Well, Kuno bakora akazi. we about to Kazi kose tugiye kuba bakire. call police. Tugiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara subundi polisi. What? You was a bad motherfucker. Manu urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite Trace Buster. Iyo baza ko badafitira Trace Buster uyu musaza bamenye aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore. Bawundi twabonye ubahemba. Wa musaro uyu ni boss wa babasore babicanye. Allo? Allo? Genki kai. Umeze utacuti ya kera. Ndete. Keko. Umeze neza. Judy no koito. Itororuka. Ngejo saa 4 bazaguhamagara sasa ndagira ngo kurikire filime. Babasore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu. Boss atabatumye ngo bamushimuta. Ubundi uyu muboss sanzwe batuma kwica. None uyu mubossi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye. Harimo ari kumwe na wa musaza Nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo. Sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo. Ochituite. We tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani. Kono jaro. By'inyendaro. Iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa. Dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya boss wabo. Boss bahemba babinjije mu bwicanyi. Ejo tuzayikinyiro $1 million. Yo. Telefone. In the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we. Bashimusa umwana boss atabatumye. None umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo. Some emergency shit. Don't do jack till I get back. Yo boss aramamagaye man ntugire ikintu ukora ntugire umuntu wamagara ntaraza. Do shit till I get back. Ndaje boss aramamagaye mwana. Bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaretse reka hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwanyuma nanyuma guhura nawe. German-Irish fella. And I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa wo baba bakobwa na abadage uyu musore ni umuyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sasa uyu mukobwa na abadage niyo mpamvu bangu uyu musore ni umuyahudi murabizi. When I say, what are you both out of your mind? Ubundi nkawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasaze gute umudage akundana n'umuyahudi.
We know what we're doing. Mama, ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa wawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenya ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi wababyeyi bawe ari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Oh, Ma, they were dead before we even met. Mwana wanjye wabyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore ntago ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about Daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba abantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho. Prejudice. Nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nabyembe nta bimenyetso nta kintu. Yeah, I'll have. Yego nikomeza. Lady, there is not one prejudice bone in my body. Not prejudiced. Ha! If I want to marry Goyam, I'll marry Goyam. Over my dead body. If I want to, I'll marry a black man. Mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura. Gashyingirwa n'umwirabura mwana wanjye keretse napfuye ntago washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye nagashinze nako gaco muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just want to apologize. Muze nanjye gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari abihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze. Sasa uyu musore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi. Yes, sir. Mervin we yego nyakubaho. Did you get me a shot of that rum I... Wampaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa we wamutwara utamutwara wagira ute ntago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wampaye nkasomaho. Atangira kumira amazi. Amira amazi dudu. Nguvu uyaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe. Ewega umusaraza nguvu muze yakira umwe mu rugero. Ewana Oya umugabo ntabwo yemerewe kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet. Why? What's muze wacu ntago bagomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntago yari mbi cyane. Zehe tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino bosi yamuhamagaye avayo zano bakuzi bose bacicitse batuje bosi yarakaye ndagira ngo mve amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss ni biki bijya mbere? Shut up. Funga umunwa icara. boss Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mve amagambo ati ikintu cya mbere ngira ngo nkubwire n'abariya badakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya bosi nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byanda vuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa. Is anarchy. Naho nanone batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikiza amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora icyitwa anarchy cyangwa se kwa kuntu umuntu usanga yiyobora yarishyiriye amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo. Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriye ayabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Atashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikorera ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty. Business sangaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga ni byerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba cyo cyangoye ibiki? When the rules are broken in the house of Paris.
sasa uyu mubosi yitwa Paris. Hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris, aba yumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arenzweho mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo, discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nkaho barenza bagomba gushyirwa mu ngira, abantu bakayagenderaho bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression. Habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house. Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse. In this particular case, the transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss, bishoboka bite mwana? No. Yabiri babaje boss we. Some dope, some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Ntabwo mbyiyumvisha ko umuntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndi gushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mumada ntuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss, kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira, abaye ariweho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu, wakorera iki iyo nyana y'imbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu, wamushimuta rero rebero hakurino. Wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda. Kandi umwe w'umuhanzi. Ubwo ari iyizi nyine. Muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda. Namubyaye muri batisimu, wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera, ariko burya bavugamo kukumenyera waje akangukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye, sibyo? Nyine. Awesome caps. Namushkonye gusa boss. Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Ni weho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Wagomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo nguka zinzanira. Ariko ubwo baba bise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije. Hano rero kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. We reka dufate amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno no muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi, ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo, bakaza gukupa ibyatsi, nta bakozi bagira, ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi, bakagira ibyo bakora byose, nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntago abona yo muhaye. Tugaruke hakuno. Chantal, what the hell are you doing here? Kiri hano bamuzanye fata umukobwa wawe. Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzaniye umukobwa rero asize iwanjye na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza ka gakobwa. That's a prune juice. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nagukamukunda. Ka Chantal. Kajyana n'undi musore. Bacaho.
muzehe aza no mu gitondo afata icupa rya ji yo kwa Nyirangarama agashya njye niko bakita ntabwo mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi iby'amafanta sasa dore umugore dore sheri wa Mary arafungura reka asanga harimo umurambo yazana agakobwa agashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo iwe kandi mu rugo iwe hariyo sebukwe na nyirabukwe yari gufungura n'igifuka rebe reka asanga harimo umurambo w'umuntu buretse mayira y'ifuma y'ibugati mayicapati buretse Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye yako navuye guhiga ahita nzanira kano kanyamaswa kuko wari vegetarian agarya inyama nyine genda uzijugunye wana ziri kunuka kucya guyinyama zinuka avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye kano gafungura hano ni kakagoryi kakanda higa muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye imifuka yisigaho sasa yuko namwe idirishya bona kakagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye ukurikiwe caho utazandaburiza umugore yaje caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora uhora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye ase Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy ashwanya gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azano Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndabyanze sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mu mbona bwanuka buretse Kaboy umukobwa sohoka reka aza kubitana na nyiri urugo sohoka yaramubona tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagoryi utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunaciye hari ikintu numvishe bigenze bite ceceka wakagoryi agashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe Garukano, hello! Hello! Ari June! Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndikongera kukwibwira ngo wamagende muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Ari June bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutira iyo filime umbwira. Agakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Agakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke ngari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemerewe kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was... Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzehe bazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa Hey, can you excuse me for 1 second? mwe muretse ariko isegonda rimwe Kaboy nkwiyame Kaboy Ciao wa mujinga we uri umuturage umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse reka bagere ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe nibwo babona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora yazanye za nyama hano kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure apfuye muragarutse Daddy had to make a pit stop. apangira arashaka kujya kwirira nanjye nari nibagiwe agakapu Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. we nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka I'm fine. ntabwo ushaka mu modoka we yameze neza I'm sure. meze uri shuwa ndi shuwa I forgot, ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka korera uringiti kumbe ari umukobwa You better get it out. saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi It's his thing. Come on. ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende uno mukecuru kumbe dore amaguru tugaruke hano sasa bwarakeye sasa uyu nguyu afite ikibazo sasa uyu ni DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongerwa sasa saa yine zirageze kandi saa yine zose bari bahaye wa musaza nishiba mubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga kuri telefone Where the fuck are you? Mana ariko ubundi umuginga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki Kikanombe uyu yari afite ubwoba
ubwoba boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi w'umugezi wa nabi umwana yibyariye muri Batisi musha maze ukuntu bituvuna kubyara muri Batisi mu bundi pari baza yo Trace Buster ibasting izindi Buster zose bivuze no rongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari mbega DJ Kiki agize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari yo musaza meze bite yo reba ukuntu agenda ariko urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kako akajya ukabika ku rugo rwa yanshutiye shaka kazana no yego ubona ni nyuma y'isaha bene mugenzi we ni mushuti we ewana ako iri baba kumbona ritari kujya kumbene rwa Jarike iri baba kumbona ritari kujya neza ewana yaje uganagura umusore n'umwana mwiza meze neza yego I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku muntu wari kunsezeranya gutari busakuze yivugira yitonze ariko no mwicanye bigeze mu kazi mbega ni nk'umuntu wahora na kimomo hanze y'akazi niwe miseke igoroye mujya mwumva simvugana no gubundi nge mvugana n'abantu tuvugana n'Imana gusa turi gusenga akazana hakuri no kwiherera aritonda ariko yari mu kazi ni byose ndashaka ubufasha aramufungurira hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira ngo mbashe kwiherera ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira uyava yazakora ino kakagura igihe yashimuse ni Mark Wahlberg mwibuke muri Shuta mwibuke muri ya filime yindi hari n'indi y'ubushize yakinnye hari n'indi murazibuka zose good narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka satani nkingo Kristo ntago usa nk'umushimusi ntago flashinga sara flashinga amanuramo amazi usanzwe ntago ndi umurushimusi wanyita hitman aba ari umwicanyi nyine ngiye ubundi nica abantu umusore ukuntu bavuga bagira ngo ni nka burage ntago abakomeje ubusanzwe ngiye ntago nshimuta ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi ubusanzwe ndi umwicanyi ngiye nikorera kwica abantu uretse mvuga ukuntu ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? That pay well? Oh, of course, I make a killing. none se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose none se urumva ntica nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu ndashonje pe ntabwo nigeze nicyo Just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook for you. urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe ngiye nikorera akazi ko kwica abantu nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse wagira ngo nta kosa akora akazi kombi ni akazi ubundi mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki nkambwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe ngo nyine akazi kose ni akazi shize namubwira ati ese ibyo bintu uvuga ni ibiki ngo kunyorosha nyine no gucabiranya byose nyine ubusobanuro bwa ntago wabusobanutse yo man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni dore ngarashaka guhamagara hamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari ngiye guhamagara ko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakura akazi biri kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki naga gihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora no kwita bagenda bakamurikura akasubirayo boss akarekeraho kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimba urumwicenye hejuru barundi ukurinze wishe imbere yawe ewan angwe intore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye
n'isura ye barayibona. Hello? Alo, nyakwanisha. $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye naga ahantu bamena puberi. Then Mr. arahamurangira neza ku kimoteri. Kumbe arabura amasegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira. Marco lied. Aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza. Nakupa kiguriye kupa bari kumutinza kugira ngo lied. Abantu vuze nago mumvishe. My trailers nyine urabona uzamutse ukarenga santere. God damn it. Amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutracinga bamukure amenyere. Nyine kigoryi cyakubye rwadico kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri. Nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze naho atuye. McBride Trail. McBride Trail nahamenye bamukuruye. Rwa DJ kibyiza mwana muzana inote nge ndinaniga. Reka bayazane tuyakenyerereho. Uyu bwoba buramwica. Mumubone tegeko rya muze tugire iri kubashumura ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi. Bavayo bagiye kura rwa DJ kiki. It's your life. You have to take some responsibility. Ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Je bituma numva nsa nkubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu borohira icyo musambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute. Nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mu kanya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo abakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand there that I'm not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze abantu banyanze birambabaza. Rero bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi filime umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Mwakire. Wa mukobwa ufite ubwenge urabizi. Hakurino. Dorori hakurino uri kureba yewana bayazane tuyarye. Kureba hip hop. Uri kureba mirabyo de warene. Ghetto boy. Bayazane niga. Ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye. Ibipimo ku mutwe we. Beno rugi. Shimusumwana w'ingagari maze sose barapano mugero tice kiki. Shimusumwana wamubyaye muri batisi marahumura. Uyu yaje ahitamo kubita kugira ngo atagira n'icyo avuga. Person you. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritanguranywe. She said ingumi don't get you us from there. Ndakubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirya. Boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisimu. Sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze iryo batumva. All happened to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. Ninde wagutumye Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo muze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye itekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley. Marvin Smiley ni ubiri inyuma bintu byose. Marvin Smiley is bego ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Bega si. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari umuvandimwe kuri njye. Oh well. Bega. Urabizi? Fata umusore daga ku ruhande kugira bitanagaragara ko
nawe bifite uruhare kure y'icyuma yica DJ Kiki bitanagaragara kariwe bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura bifite bimenyekanye uyu musore DJ Kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugireka wimigiritso ni mugenzi we bari muri groupe imwe yabicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane Kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyira mu pfa bano bareba pega. Alright, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ Kiki nako tujye kwica nguwo Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinayinzi ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumagara avuga ati Marvin koko nayinzi ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera wana reka nteke ndebe ko data bukwe n'amabukwe bamumugena ari kubatekera. Mani bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano naho rero. Hano naho hazunguza ariko hagira gutya bigira. Bankuyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana mwiza ntabwo yakwanga kugufasha. Ngaho mfasha. Yego ko. You know you're pretty good at this. Nazi ko hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Wapi? Kumbe nari kintu atetse. Niho gago ni umusore nyine bayabuze ibyo abwira umukobwa asanze umukobwa atetse amazi. Hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Zana brown sugar. Aramuhereza. Ashyiramo ako no bari kuvanga baganira. Sara yitonda gusa icyo atazi bamaze kumugereka y'icyacu kari wari washimuse ndetse muri kano kanya bari no mu nzira baza kumureba kandi ni ukumwica. Uko mugeretseho icyaha nyine atakimugeretseho no bamwicana. Be hari ibintu utari gushyiramo. Ikintu gituma guteka biryoha nuko intoki ziba zandushwe. Baza kunino batangira. Kaga kobwa. Yeah. Yatangiye kumubwira ukuntu iriya nkoko ubundi bagiye guteka uburyo bayitekamo. Je ni ibintu nize neza ndanabizi bakure iyo nkoko. Sana kunino. Niwe nakagoryi yashimuse. Yenda nateka wamaze. Umusore nawe nababwiye ko hari ahantu harya filime igera nkagira isoni. Yego hajya habaho. Nkiyo mbona bari kuriba ibiri kwirebesha. Abantu b'abagabo barebaga neza bari kuriba nk'inzanga. Je hari ahantu filime igera ikambenywa ku mazi nako. Mira umusa. Ari byamenetse kuri karashika sike. Sorry about that, I'll clean it. Bihangane reka nguhanagure. Avuga yitonze shawa abanza mukuraho n'ipingu rindi. Uretse tubahanagure mubyeyi. Aranamuzirikura neza reka tubahanagure mubyeyi. Karashika nayo muhanagure. Aza guhanagura. Agangika kunino. Hikuramo kunino. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine waruzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Something so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa nakanyabwenge. Vayo hano karashika wakagorgiwe mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry.
babarire usore n'umwana mwiza ashafite discipline undi discipline mu kazi kose iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza kugira hano yasanze nko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline yunguye rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire afite discipline shawo mbega ngakora nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye be nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utubuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko bana bavuye gusenga. Here you go, Ma. You feel better, Bunzabun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanje rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira aruka amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu aruka igifu cye cyuzuye bigaragara kuri ya musore Melvin baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira musore cyakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka cyaba yagumane nta kibazo ese ko nyafite make ariko ntago nagusaba mwana Crunch, what's up? Hold on, what's that? Beze bite mwana Can you guys excuse me for a second? mwambare gatonya ngamanza ngitaba telefone afite discipline ajya kwitaba kamanza gasaba urushya Man, what the fuck is going on? ikibazo cy'ibiki bijya mbere sora bicanyi bamuzi hano niho I'm getting the fuck out of the country. Man, nje mu nzi igihugu now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn alligator. Man, je nakozi baba man urabona nashyize akantu ninge jari kujya wumva cya jari ke kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore genda uyitumukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye ibyabo. Amira hina makuri ngufu. Muze abayibere mu nzoga. Dore igikabyo. Mani boss arashaka kwica abantu bose babigize muri ari kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo ace gasuzuguro n'undi atazabitinyuka akomeza agaragaze karenze. Ashaka no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo umuhe umwana we. So nese sakunino. Kimara kumenya akayaka ariko kose ashobora kubwicirana. Ntamwanya wo kwangiza sakunino. Abika igikoresho cy'akazi kose. Azana aritegura. Ni Mark Wahlberg amazina nyakuri. Bimeze biti. Aritegura. Prune juice, darling. Leave the bottle. Umvira icupa ni iryanjye. Inzoga yishyize mu icupa rya Nili. Nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga. Yarebye kano gakobwa. Abicanyi bageze mu rugo iwarabumvishe. Chike babice cyangwa byarangiye agarutse. For the betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro kora muri weekend. He sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer. Babicanyi baje. Bite Marvy. Bite Marvy. Go talk about this outside. Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin. Marvin icara. Propose a toast. Hari icyo cyakuvuga muze yasinze. Oh, Morton. A lovely woman who for the past 8 years has cost me over $200,000. Ndagira ngo mve amagambo y'umusaza sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonso mu bihumbi bigera muri $200 by'amadolari. In plastic surgery bills. Agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery mbega hora agenda bakamuhindura isura
umusasu uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo ngahora yaka umugabo w'amafaranga mu myaka 8 y'isi bahora bamukorera plastic surgery isura bayihindura abona umuntu ubushaje hari ukuntu agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara agasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery? A 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape. Ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose nyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 n'ingagi y'imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishira ubusa kuko nubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa. Men have found me to be a ravishing creature. Nata murona ari ikiremwa cyiza. I think I'm attractive. Je ndi ikiremwa cyiza sibyo? A ravishing creature. Sindi ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yes. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Kobwa wanjye wenyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Ndagiye nkumva amagambo y'umusaza nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wageze wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka kumba abasore bamaze gukura imbunda munsi y'imeza bari kuri gahunda y'akazi. Over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a musore mwiza w'ibogari way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye. Mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini ni vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. Musore wanjye byaba byiza udashyingiranwe n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi. Bano musefa ya tugende wasinze. Tolerance and brotherhood. Amuza urayifite good enough. Different races, nuko sha and creeds. Shira misasu hasi munsi y'imeza uzebere kumutwara ngo bajye kumuryamisha tangira kurura ameza uzebere kumutwara turore kora mu mbarutso turore bari kubarana n'abicanye bose turore uyu bamugaruraho jenga yo musaza fire sasu mu nyubako na mikino bimeze biti turore saba ko pra kurino rugona biti agari ya mikino hano umuntu arapfa sasu nabicanyi bose bona batuje ariko bigeze mu kose kabara akazi turore muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye mwana azi ko turi inshuti kandi waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa none twihindutse. Kanya arendi yaparitse hano. Katurori. Mama bandi bicanye bacazana benshi bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with me? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nanjye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Showman. Mumbare n'uburyo bubi bwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Urusore ngewe wagiraho ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasa abantu ruri kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwanda ya discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rocky wamba wari ukagira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanza ya. Parika kurino. Katurori. Bicaye mukurikire. Sore imodoka arayizinga. Tukurikire. Katurori. Mwerekeresha musasu. Mapine yayangije. Bano binjira mu kirinzima barakurikira. Kurikiye umusore. Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. Tumaze amasane dutwaye. Back where we started. None birasa ngo turi gusubiraho twatangira ubundi wanyujije. Sasa umusore wamutwaye ntagazi ino karitsiye.
Found the money. Don't worry, old friend. He's not. cyari kuba byiza iyo nanga amafaranga The only insurance is down. ntugire ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira umukobwa niyo siranse yonyine afite yatuma tutamwica turagera hano wakawaye bag zinga imbehe bimeze bite subira inyuma kuraho imbunda by'akazi by'umwuga mu maraso arongera yisubiza ku muhanda cyuma aracyumva ntabwo ari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka byo gupapira akubitana nayo akarashika yamwanze yagonze yakarashika yamwanze agasanduku k'amafaranga yakarashika yari yaramwibye na ya kasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye akarashika yari yarayimukuye ibaza umukobwa ugukura ibyinyo aho ukura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rock ya mukobwa yari yamwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka aho gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga. That was intense. Nta byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagombaga gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe zanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime shara babara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenyerero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano ubwo babwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You're gonna keep this, right? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakura na kasete kweri ati wagakozwe n'isoni iryo jambo yamubwiye Melvin, I'm sorry. Melvin, babarira. Can we just talk about that? Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Melvin, usikabone ngukunda kapfuta mbyiniye wagisambo ko gasa gusa ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni iryo jambo yamubwiye kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yarabuze filime azayikorera If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you to. Iyo uza kubagumye umuhanda nguko nabikubwiye butuba twagezeho tugere kwahora gugenda uzengura ingumi faye wakigorgiwe naga hasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzanu Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano akarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzanu Marvin agiye. Uko uriya wa mbere baje niko nuyo jabaza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeyo. Menye uzanu Marvin agiye, sibyo? Marvin dore ngo yari mu nzira. Bimeze bite? No, I mean with us. What happens with us? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho? Yakurikiwe, yamukurikiye, yanarakaye. N'umwicanyi mugenzi we bose nabicanye. Yaje kuri Sunlight Studio. Big top video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. Contract killer. Genda umwicanyi, ndi contract killer, wa ndi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe agakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Giye kintu cyo no kwica. But if you stay the only thing I'm good at. Icyo kintu cyonyine ashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine. Muri rukundo rero ni impumyi. Giye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Return this tape. Reka manzi subize iyi kasete ya John. Ari John urabiza umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane. Umusore avuga neza shaho nk'inyanga mugari ko n'urwicaye. Reka manzi njyane kasete y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira. Bayisomanira imbere. Buriya bishobora kuyimagira. Yeah. Toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana ibyanga kubi nyuma yabo bari mu buyobe nyuma yabo waje imwe
barenze umuhanda bajinga baparitse hano. Guma hamwe Nyagasani dore ahantu baparitse ikigoryi kivayo cyabakurikiye mu ishyamba. Meze neza. Viramo inyuma avira inyuma mu modoka baparitse ku giti ni yamana izirebera idahumbye. Vayo gaki nanga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza akureno yabakurikiye bano binjira mu ishyamba dore nguriye haduyi. Oh shit. Get out of here. Tuvano tugenda. Meet by the video store. I got a deal. Urabizi we tugenda unegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kasete. Mukobwa ciao. Usere no wacukwe. Kugera gukurikirana kurende sete mu ishyamba yakobetse. Yabakurikiye sasu. Sasu. Shaka ari umupfu. Cometse. Bimeze bite? Ukurikirana kondera kam. Gonga igiti kirashaka kumwica. Turori. Sora kwepera hakuno mu ishyamba yakwisha ibiti sore parikano kwepera hano habuze gato yagiye kiramushaka ari umupfu ni igishuti cye grenade mapi itunda biranga nabi acaho ewana ndamukwebye azansange mu gatsata ewana gera hano nta muntu abona ari hano ari kugenda nyuma y'ikigabo cyaje kirashaka kumugonga jene turori guwo mwishyamba ya kasete dore ngarayita y'abandi ikubita hasi kasete arayibona ari Juni sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya Kenge Kongo ayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nsheri kuburyo abona yandipfira aza gukora kasete y'abandi cyo umusore kigabo cyaje ngo uri kuserebeka kigabo cyaje yabuze gato parikano kigabo ntago gipfu kivayo nakibara yabuze gato vayo hano utwano kira mwishyura sore kureba hejuru ya modoka igiti kiracitse ya modoka ibari hejuru ivayo ya modoka arayibona vayo bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya ikigabo ko byagenze tururi ewana aritonda n'ubu yanshakaga hiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bye shaho ni bibi ni urwicanyi nk'ubwo ko yanshakaga hiki Sunlight bwije dore June yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragara kurino uyavaye ari Juni kureba kuri list y'abantu bamwambuye amona kuri list y'abari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari Juni kasete yawe wamuginga ngira umunwa wawe warundembeje. Let's see here. Reka turebe hano wana ari Juni charges ngiye kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukerererwe Mama kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma. Oh, that's gonna cost you. Bigiye kuguca menshi wakiguryiwe. I put up your high prices. Hano ngodesha unyatse menshi ari Juni. And your rude phone calls. Telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara nukamo wakigoryi unyishyuza kasete yawe ngo gutwara isambu. Can you snotty little? Ngiye kumukubita ruwinji ari Juni bari bamwishe. Finish what I started, motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza. Nago narangiza iryo jambo. Kuko imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi. Nago cyapfuye. Atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza. Not bitch. Wa bitch. Let's go, motherfucker. Reka tubikore madantuza. Reka dukore. Ko nabicaye kumenya kubwira ati reka twicara nakubwira ati reka dukore. Kibatutsi. Cangano. Cango. Cyumano gutera. Nanga tuwuka.
Sunlight barayisenya uretse bana yakene nk'inkende ari ju apfuye Sunlight bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson. How fucking stupid you are, man. Man, uri ikigoryi maniga. Oh, she's not a bitch. Man, unjehe. Like this girl. Come on. Man, ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hoe manipulating your sorry ass. N'ikindi utaruzi ibyo byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe. Talking about, man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Cyo cyambere kimubaza ngo yumubwiye ngo ntumukunda. Katurori. Kore. Sunlight bayifinatiramo. Bamena video bamena ibintu hano. Uretse. Jerry. Bose nabishyi. By'umyuga. By'umwuga. Ko kazi kabatunze. Urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Niba gukina n'akazi wakina n'umushahara. Sasa babicanye nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana ntabwo bakina n'akazi bakina n'umushahara muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ari ya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye muretse naga ikigoryi hakurya aracyomeka tera icyuma hejuru umugozi uri gucika sore yarakizinze bari muri Sunlight bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime bara hirya yanditse ngo adult iz'abakuru iz'abana kijombye icyuma. Well, ain't that a bitch? Free beach. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Cyo nashaka gukora no gutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know. Nkagenda magaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Bari tukubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, buddy. Meriwe. Ndi hano umusore disi yarakegereye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icyicanyi ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndani imbere yawe mwana. Uri kubwata imbere kuri dock. Nta kiri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye ziko cyari kimukunze kumbe kora ibisasu cyabifashe cyane bikunze kuragiye gucika Katurori umusore yiyambura ibisasu arabisiga Shishen Katurori bakawayi bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13 ndagiye kuri Sunlight hakuno dore kagakobwa kamukurikiye ariko shera ari hehe kandi shera ni wamushimuse ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute kiraho limousine iraparika beze bite koja mwana wa waje ni muzehe Nishi ni izina ry'Iyapana abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi Shaka Kicukiro bamutunze imbunda umusore dore ngarasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika injiye haturika yabonye kurasa asubira muri Sunlight dore ngaraturikiramo oya yaturikiyemo nuko byagenze ararangije akazi ariko nuko byagenze agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha uzi imvune zibamo zabaze DJ Dira kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimpera mujye mubahenda mupfa kumva harimo ijwi rya Roki mujye mubaca menshi nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho cyangwa ijwi rya Savimbi izo ni filime ziba zihenze ku isi ari June ndapfuye buto musoni biragenda bite ari
Johnny na Patrick nuko byagenze. Tugaruke ku ishuri. Cool. I can't believe they're gonna make a Ntabwo nabyize. kidnapping. My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sandagira wumva amakuru hano. Ati reba papa wawe yari yakennye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongera abona amafaranga. Ari ukina filime imwe mu nceri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Bari abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nceri yarahanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. To just get away from it all. Skipper? Skipper we azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu America mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Nagariwe. Ngeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we. Akabinaho kajya uracyarionje ndi byose. Ni wewe ninje byose. Naho sero kakabiki nawe ni byose. Hey. Okay, noneho twigendere twarasha. Bimeze gute icyuki? Really well man. Ntabwo wapfuye se wapa kabi ntaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze icyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashusho niyo yamutabaye kuko ubushyuhe ntabwo bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi njyewe We're gonna disappear or what? Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe, ni nuko kagenze yari kimomo, yari kirabiranya, yari shasha, yari miseke igoroye, abamuzi ntibamumugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ndaje dukomenyeza niyitwa Taichi Master.